Menya uburebure bw'ukwezi kwawe. Ubusanzwe iyo uzi uburebure bw'ukwezi kwawe bigufasha kumenya iminsi yawe y'uburumbuke. Ariko kugira ngo ubashe kubikora neza ukenera ibintu bitatu by'ingenzi tugiye kubabwira. Icya mbere bigusaba kugira ngo umenye iminsi yawe y'uburumbuke, ugomba kuba uzi niba ukwezi kwawe kudahindagurika. Icya kabiri bigusaba kugira ngo umenye iminsi yawe y'uburumbuke, ugomba kuba uzi uburebure bw'ukwezi kwawe. Icya gatatu bigusaba kugira ngo umenye iminsi yawe y'uburumbuke, ugomba kuba uzi igihe uherukira mu mihango. Kimwe mu bintu bitangaje kandi bibabaje ni uko usanga benshi mu bari n'abategarugori nta kintu na kimwe bazi muri ibyo bintu bitatu tumaze kubabwira. Mutege amatwi neza mwitonze, uyu munsi tugiye kubibasobanuriraho. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe uburyo ushobora kumenya igihe uherukira mu mihango ndetse n'icyo biba bivuze. Hari igihe umuganga ndetse n'ahandi aho ariho hose bashobora kukubaza igihe uherukira mu mihango. Icyo gihe icyo uba ugomba kubasubiza ni umunsi wa mbere w'imihango iheruka, aho kubabwira umunsi wa nyuma wayiviriyemo. Tuvuge ko wagiye mu mihango ku itariki ya 12 Gicurasi maze ukayivamo ku itariki ya 17 Gicurasi. Iyo bakubajije igihe uherukira mu mihango, igisubizo utanga ni uko uzavuga ko uheruka mu mihango tariki ya 12 Gicurasi aho kuvuga tariki ya 17 imihango yarangiriyeho. Ibi rwose ni ingenzi cyane, bityo twizeye ko mubashije kubisobanukirwa. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe uburyo ushobora kumenya uburebure bw'ukwezi kwawe. Kugira ngo ubashe kumenya uburebure bw'ukwezi kwawe, ikintu cya mbere ukenera ni indangaminsi cyangwa kalendari. Ibi bisobanuye ko kuba ufite kalendari ni ingenzi mu kumenya iminsi ukwezi kwawe gufite. Niba utabona kalendari yindi nini, ushobora kugerageza gushaka uko wayishushanya ku gapapuro. Ushobora no kureba ku makayi yawe asanzwe kuko amenshi muri yo burya agira kalendari. Ikintu ugomba kwitondera kuri kalendari ni ukureba ko uri gukoresha kalendari ya nyayo y'umwaka ugezweho, utaba uri gukoresha kalendari yo muri 2015 cyangwa 20 kandi turi muri 2022. Kuri iyo kalendari ica uruziga rutukura ku munsi wa mbere waboneyeho imihango. Urugero, ku itariki ya 12 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2022, ica uruzigo kuri uwo munsi wa mbere w'imihango. Ibyo bikora uhozaho byibuze amezi 3 yikurikiranye. Urugero, tuvuge ko indi mihango uyibonye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4, indi mihango ukayibona ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 5, indi mihango ukayibona tariki ya 3 z'ukwezi kwa 6. Icyo gihe ugomba kubara iminsi uhereye ku munsi wa mbere w'imihango kugera ku munsi ubanziriza undi wa mbere w'imihango w'ukundi kwezi. Ibyo bikora ubarira amezi yose uko wayabaze. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe uburyo wamenya niba ukwezi kwawe guhindagurika cyangwa se kudahindagurika. Dushingiye ku kubara twari tumaze kubabwira, mu bisubizo wabonye ufata iyo minsi muri amezi 3 atandukanye wabaze. Urugero nka 23, 30, 35 gutyo gutyo. Murabyumva ko iminsi itandukanye cyane, bityo bisobanuye ko uba ufite ukwezi guhindagurika. Icyo gihe kugira ngo umenye iminsi yawe y'uburumbuke bigusaba gukoresha ubundi buryo twabaganirijeho mu kiganiro cyatambutse, ushobora kuza gukurikira nyuma y'iki ngiki. Ku rundi ruhande ariko, iyo ubonye iminsi ingana cyangwa se yegeranye cyane mu bisubizo byawe, icyo gihe uba ufite ukwezi kudahindagurika. Icyo gihe kandi ukora moyenne cyangwa se mean, maze ukabona umunsi uzajya ukoresha. Gukora moyenne ni ugukora icyegeranyo cy'iminsi igize ayo mezi waciyeho akarongo,
maze ukagabanya n'umubare wayo. Urugero, 28 guteranya 29 guteranya 27 ukagabanya 3 ubona 28. Ngira ngo murabyumva ko iyo ufite ukwezi kudahindagurika, kubara ukwezi kwawe biroroha cyane. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.